Yes, ibihe byiza wowe tubanye kugeza kuri aka kanya nk'ibisanzwe. It's your boy Kelvis bro. Nagarutse na opportunities nyinshi cyane ku bantu bashaka kujya kwiga hanze cyangwa gukora. Aha hari application nziza cyane. Nizo ngira ngo nkuriremo application zimwe na zimwe wazikorera ukaba wakoresha telefone yawe cyangwa se izindi nyene bikaba gusaba kuba wagera ku makampani ari gukoresha izi application cyangwa se ukaba wareba uburyo akaccessinga nk'umu agent akaba yagukorera application yawe. Ushobora kuba uri Burundi, ushobora kuba uri South Africa, anywhere aho waba uri hose upfa kuba ufite passport, ufite imyaka hagati ya 19 na 55. Ku bantu bashaka green card bo bisaba kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 na 50. Aho ni kuri green card. Green card nababwiye ni ryari izaba active on. Nababwiye itariki, mbabwira n'ukwezi, no gutegereza icyo gihe ikaba active mugatanya mukikora application. Icyo nakubwira cyo green card ntazagira umuntu ugukora application, byaba byiza wowe uyikoreye wowe ubwawe. Byaba byiza uyikoreye, gusa kuri wa muntu utazi ukuntu bikorwa waba ari ngombwa gutanga iyo application fees bakayigukorera. Gusa nkibutsa yuko green card mu myaka yashize ubundi ntabwo wapurayingaga green card nta passport ufite, ariko muri ino minsi ubu byarahindutse, rules zarahindutse, no kujya kwa purayinga green card ufite passport. Abarundi bakapurayinga green card, abanyarwanda bayapurayinga, kuko nabonye ari abarundi benshi bakomeje kumbaza ngo ese natwe abarundi twakapurayinga green card cyane. Birakunda kuzindi application rero zitandukanye na green card, abari application z'akazi nka Germany, Luxembourg, Switzerland, Spain, Canada. Izo ni offers zari muri no minsi kandi zishyushye zimeze neza, hari ibintu byinshi byo gukora cyane. So bakwishyurira tike, bakakwishyurira visa, naho kuba ugera baguhereza amafaranga ya rije de poche yo kugura twa dukoresho two mu nzu, kurya neki. Medical bishyura 50% na company kakwishyura 50%. Ari abantu benshi bagiye bitabiriza application ariko batabizi 50% ya medical urayishyurira, nawe company kagutangira 50%. Gusa hari ukuntu bijya bigenda gutyo, ukaba wavugana n'umu agent wawe waba nta mafaranga ufite akakuguriza, kuko wowe ugiye mu kazi n'ubundi umushahara wawe n'ubundi niwe ugomba kuvaho ya mafaranga bakugurije. Ni ibintu byoroshye cyane, bakuguriza ukajya mu kazi, wamara guhembwa ukishyura ayo mafaranga. Ni ibintu biri easy, kandi wibutsa yuko iyi application mu byumweru bitatu baba bamaze kukubonera working permit, authorization to stay man, ni ibyangombwa byinshi uba ukeneye uba ugombwa kuba ufite, bo barabigushakira. Wowe icyo bakubwira ngo ni done, tike iyi tariki ni tuzayiguha, visa naho naguhita kuyibona ako kanya, iminsi baguhereza iminsi, iyo minsi none iyo igeze barakubwira rero itegure kugenda. Iyo bakubwiye itegure kugenda, ni cya gihe rero bahita kuguhereza visa yawe, bakaguhereza na tike yawe. Abari no mu guide mujya muri group ya WhatsApp, ariko muri hafi kugenda. Icyo gihe muri hafi kugenda ntago ari gihe ubugitangira application. Visa yarabonetse, bya bindi byose byarabonetse, wicaye wowe utegereje itariki yawe baguhaye. Amakuru mfite nuko izi application zigiye kumera nkaho zigeze ku musozo. Niyo makuru nicaranye, ariko bishobora no kuba byanahinduka maybe. Icyo nakubwira rero ugomba kumenya yuko ukwa gatanu abantu bose bakoze application bamaze kubona date, abenshi bafite itariki yo ku itariki 16, bafite tariki ya 16. Abo ngabo bose bazahita ko bagenda, n'abari gukora application ubu ndumva season zose bazahita ko bazijyanira rimwe. Ubundi mbere niko byari bimeze, ariko sinzi ukuntu byagenze, bakazajya bagenda bajyana bake bamwe na bamwe, nyine bikamera nkaho bitinzemo ukuntu. Ariko process zo kujya hanze mwese murabizi, arigeze gufata n'amezi 8, ari nabo zifata imyaka 2. Abantu before abantu bakinaga arima
process yabaga ari imyaka 2 kujya ujye muri Canada. Abantu bazi Arima Quebec before na za 2014 ya ni gutyo byari bimeze. Arima Quebec yari jya kumera nka green card, ariko ndi kukubwira yuko izi application zose na application ibikomeye cyane. None Arima Quebec kugira wumve uburemere bifite, kugira ubone ibyangombwa byayo no kuba nabwo ufite umu agent w'umuhanga bya danger, kandi ufite nyine experience muri ibi bintu nka Pasteur Mariko. Ya icyo nakubwira cyo ku bantu bakinye Arima Quebec, ejo hazagenda groupe 3. Hazagenda groupe 3 bazahita ko bazijyanira rimwe. Ya bazahita ko bazijyanira rimwe, ubundi mbere hagendaga 1, 2, 3 zigiye zikurikiranye, ariko izi zose 3 zo muri Canada zizagendera rimwe. Wa muntu ushaka gukora application ya Switzerland, ni iki rero usabwa kuba uzi gusoma, niba waba utariza ariko uzi gusoma no kwandika, bizagufasha cyane, kuko hari utuzi tumwe na tumwe bitewe n'utwo ushaka kwa applyinga bizajya bigusaba nyine gufata, kwandika cyangwa se gufata ikaramu. Ya cyane cyane nk'umuntu uzajya mu bintu bya security, agriculture, naho barandika kavuga uyu munsi byagenze gutya, mwebwe nzabibasobanura, muzanyandikire inbox kuri Instagram, ariko before yuko umaze kumfollowinga agusobanura ukuntu bimeze. Kandi ngiye nshaka gukora iki, ese ibi bintu ubiziho iki, arenosiyo waba ufite umereza amakuru, ibyo bintu nzabigufasha rwose, mitego nguhereza information nawe watendinge offer yawe kandi uyikore neza. Ni ibintu biri easy ku muntu ufite family, abantu atabayemereye kurenza ni abantu 5, kandi muri abo bantu 5 bose muba mugomba kuba mufite passport. Ya requirement zibanze ni passport, hakajyaho email, wenda ya driving license, ibyo ubishaka nyuma, babikenera nyuma. Niba ushaka kuzagenda uri umushoferi ugeze n'ubundi babaha training, mwese muri rusange babahereza training. Akazi kariko kose waba ufite, niba ufite experience ingana gute y'imyaka 100, iyo ugeze n'ubundi ukora training n'udafite experience nimwe. Ni ibintu biri easy kandi byoroshye binaryoshye. Attending is application, ikindi wamenya ku bantu bakoze application muri ibi byumweru 2, ibindi 2 guhera aka kanya ubonye iki kiganiro, mbibutsa yuko ari kubura iminsi mike ya mugende. Nabajije umu agent Pasteur Mariko wabaprayingiye, ndamubaza se bimeze gute abantu bakoze application ejo bundi. Yambwiye ngo abenshi bamaze kubona ibyangombwa by'ibanze, ariko ikintu kiri kubura no authorization to stay na medical examination. Medical examination, umuntu z'ubwenge nabategura 50% yiwe azishyura kuri medical examination, kuko iriya n'ubundi dindiza application yawe igihe baba barateganyije cyo kugenda wowe uzagendera, yowe ugize iminsi irenzaho bashobora kuba bakongezaho nk'ukwezi, kuko abahiyongereyemo abandi bakoze application zabo. Abo mwatangiriye rimwe ibyabo byo bigera ku musozo bakabona n'ibyo byangombwa, ariko wowe kuko nyine hari byinshi ukibura bakaba bakwegeje inyuma, ugasanga nk'umuntu ari kuzagenda nko mu kwa 4 ari kugenda nko mu kwa 7, kuko hari benshi baje bakwitambikamo imbere, ari n'abakoze application inyuma yawe ho gatoya bagiye mu kimbo cyawe, hakaba nyine hazamo space y'abantu benshi, ari nako igihe kigenda nyine gitakara. So nibyo ngibyo nari nje gusobanura, ibindi muraza kumbariza muri comment. Muri no minsi no gukora ikiganiro gitoya ndasa ku ntego, hagaruka ndasa ku ntego mbabwira new information about this application. So stay tuned in kuri YouTube channel yanyu, reba hasi urebe ko wakoze subscribe, wakazi kukazogera, like, share n'abantu bawe bijye bibageraho, kuko iyo ukoze like nta yindi support ubutanze, ubahaye support wa muntu utabonye iki kiganiro nawe kikamugeraho, nta zindi nyungu zibamo pe. Twese kikatugeraho rimwe. Izo opportunities biba byiza ziri kumenywa n'abantu benshi, kuko iyo bimenywa n'abantu bakeya birahagarara, niko bimeze. Advertising twebwe tuzajya tuzikora 24 hours
kuri izi application. Wenda hari izindi company zifite nk'abantu bashaka, mujye munyandikira rwose kuri Instagram ni Kelvis Bro, my Facebook page account ni Kelvis Bro, bifatanye ukanjoyininga nanjye nkakwamamariza. So ikiganiro nanga kirangiriye. I hope so ko application zanyu zizagenda neza nk'abajene bamaze kugenda muri no minsi. Amaze kugenda abantu benshi cyane, akandi ikindi nibuzi akantu yawe nibagiye kubabwira, nibuzi yuko application wamaze kubona result ukabuzi ko umu agent wakwandikiye nako wakwaprayinge utaramuha agafoto, ibwiriza akakanya umwereza iyo foto yawe yaga passport ifite background y'umweru. Izi utu dufoto nyine abantu bakoresha kuri document zabo twibice. Magire vuba rero ndabizi ahangaha abumvisha iki kiganiro bose bahita ko bumva byari byo, bahita ko babikora fast, kuko urabona impamvu umu agent yambwiye yuko ugomba gutanga iri tangaza nuko aba afite abantu benshi bamwandikira, kandi mwebwe muba mwarazirangije mwese nagahita ka abahereza izo message cyarimwe. Oh my god, I can't believe this. What's going on? Mwibuke mukore na subscribe kuri YouTube channel ya Kelvis Bro, iri aho ngaho muri description. Niho uzajya usanga bya biganiro bikwereka uburyo wakikorera application yawe. Ciao ciao. Wow, it's your boy Kelvis Bro.